اومد اومد از اینجا میاد اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سرنگونی یک فروند جنگنده صهیونیستی امریکایی در کوههای شمال لواسان توسط پدافند قدرتمند رزمندگان جمهوری اسلامی ایران بعد از مسیر برگشت بمباران شرق تهران. nkuko bigaragara mu mashusho menshi cyane akomeje kujya hanze, biragaragara neza ko uyu munsi kuva mu gitondo umurwa mukuru Tehran mu gihugu cya Irani wiriwe umwishwaho amabombe ya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifashishije drone, bifashishije indege z'intambara cyo kimwe n'ibisasu biraswa ariko nanone biturutse kure cyangwa se ballistic missiles. Ibyo byose rero byiriwe bisenyuye uyu munsi umujyi wa Tehran. Nkuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel babitangaza, baravuga ko iteka ryose ahantu barimo kurasa ngo barimo kwibasira ibigo bya gisirikare cyangwa se ibirindiro bikuru bya gisirikare, ahabarizwa ibitwaro karahabutaka, ibirindiro by'amadrone cyangwa se ahari abayobozi bakuru cyangwa se n'abandi bose bafite uruhare muri iyi ntambara n'ubutegetsi bwa Tehran nkuko bakomeje kubitangaza. Ariko kandi amashusho akomeje kujya hanze aragaragaza isenyuka rikomeye ry'amazu ahubwo atuyemo abantu muri uwo mujyi, nkuko amwe mu mashusho yakomeje kugenda cicikana hirya no hino abigaragaza. Nyamara rero nubwo bavuga ko bashaka gusenya iki gihugu, ubuyobozi bwacyo ndetse n'igisirikare cyacyo, amakuru yagiye hanze nuko umuhungu w'imfura wa Ayatollah niwe wahindutse umuyobozi w'ikirenga, kandi ibitangazamakuru bitandukanye ndetse n'abamuzi nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho bemeje ko afite imbaraga kurusha na se, bivuze ko intambara ishobora gukomeza cyangwa se n'ubundi bakamwivugana. Nubwo ku munsi w'ejo hari amakuru yemezaga ko bamwishe, ariko nanone amasoko atandukanye yaganiriye na Reuters yemeje ko akiriho, kandi ayo masoko yose araturuka muri Iran. Tugiye kuba tugaruka ku bijyanye n'iyo nkuru yuko umuhungu wa Ayatollah yamusimbuye kuba umuyobozi w'ikirenga. Hanyuma rero turaza no kubihuza n'inkuru muri aka kanya mugiye kuba mwakiriye amakuru akomeje kugenda acicikana, gusa turakomeza kuyikurikirana byibura mu masaha ari imbere. Turaza kubabwira inkuru irambuye. Mwatangiye mubona agace gato cyane k'amashusho indege ihanurwa mu kirere cyasaga ubururu. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Israel kiratangaza ko ari indege y'agatangaza, niyo ndege bifatwa ko ariyo ya mbere ku isi kuri ubu ngubu, F-35 y'Abanyamerika. Irani iravuga ko yayihanuye ku bwirinzi bwayo bwayihanuye, ni mu gihe Israel yo ivuga ko ahubwo iyo ndege yabo ya F-15 ngo yarashe indege ya Yak 130 i Tehran. Iyo ni indege ya Irani. Ni amakuru kuri ubu ngubu twavuga ko akivangavanze, kuba twakemeza inkuru runaka biragoye kubera ko igisirikare cya IDF cyangwa se igisirikare cya Israel cyo kiremeza ko iyo ndege yabo ya F-35 ngo yarashe indi ndege ya Irani mu kirere. Ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Iran ahubwo bikavuga ko iyo ndege ya F-35 ko yahanuwe. Ayo makuru nayo turaza kuba tuyagarukaho. Biramutse koko ari byo F-35 ikaba yahanuwe, hari icyo bivuze mu mateka y'intambara ku isi. Ariko nanone niba F-35 yahanuye indi ndege mu kirere, nabyo hari icyo biraba bivuze mu mateka y'intambara zo ku isi, kuko byose bwaba ari ubwa mbere bibayeho ndetse byaba ari n'ibidashoboka bibayeho. Ribaho hasi handitse subscribe, reka duhere kuri aya makuru ajyanye n'uwasimbuye Ayatollah, hanyuma tuze no gukomereza kuri izo mpaka zijyana n'iyo ndege, bijyanye no kuba ibitero bikomeje ku murwa mukuru Tehran. Ho nta wabihakana rwose, amashusho arahari menshi abigaragaza. Ni mu mateka ya Repubulika ya Kisilamu ya Irani ntabwo higeze habaho igihe gikomeye nk'iki ngiki. Ni nyuma y'imyaka 37 ayoboye igihugu nk'umuyobozi w'ikirenga cyangwa se Supreme Leader. Urupfu rwa Ali Khamenei rwatangajwe mu buryo bwemejwe n'ibitangazamakuru bya leta, rukurikirwa n'impinduka zikomeye mu buyobozi bw'igihugu. Aya makuru haje mu gihe Iran iri mu ntambara ikomeye ihanganishije Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ibitero byo mu kirere byagabwe i Tehran byahinduye isura y'umutekano w'akarere.
kwa 28 Gashyantare 2026 ibitero by'indege byibasiriye uduce tw'ingenzi twa Tehran harimo naho bivugwa ko ariho Ali Khamenei yaratuye. Ni nyuma y'amasaha make y'urujijo ibitangazamakuru bya leta byemeje koko yaguye muri ibyo bitero. Urupfu rwe rwahise rutangazwa nk'icyunamo gikomeye cyane mu gihugu, ndetse hatangazwa iminsi 40 yose y'icyunamo, ariko ku rundi ruhande rwatewe ahanini n'impungenge z'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavugaga ko uwo mugabo ayoboye ngo gahunda yo gukora ibisasu bya nukiliyeri. Ikindi kandi ni uko urupfu rwanateye icyuho gikomeye mu buyobozi bw'igihugu cya Iran, ni mu gihe nyamara intambara yo ikomeje. Khamenei yari amaze imyaka hafi 37 ari ku butegetsi, asimbuye Ayatollah Khamenei mu mwaka w'1989. Ni muri icyo gihe cyose yabaye ishingiro rya politiki, igisirikare ndetse n'imyemerere yose ya Irani. Ni mu gihe hari hamaze iminsi havugwa ibihuha ku muhungu wa Khamenei, Mojtaba Khamenei, nawe ko yaba yaraguye muri ibyo bitero. Amakuru yizewe aturuka ku masoko atandukanye harimo nk'ibiro ntaramakuru by'Abongereza byo byanagerageje kuvugana na bamwe mu bantu bo muri Iran. The New York Times ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byose byemeje ko akiri muzima. Amakuru aturuka i Tehran akavuga ko inama y'impuguke cyangwa se Assembly of Experts ngo bamaze kwemeza ko uwo muhungu wa Ayatollah kari ugomba kuba umuyobozi w'ikirenga. Ni ku gitutu gikomeye cy'ingabo zishinzwe kurinda revolution zizwi nka Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC. Abo rero nabo biteguye gukomeza ngo gushyira mu nshingano ibyo bakwiriye gukora kugira ngo bakomeze kurinda ubu butegetsi. Ibi rero ni impinduka zikomeye kuko Repubulika ya Kisilamu itigeze yemera ku mugaragaro gusimburana ku butegetsi hagati y'umubyeyi n'umwana, ariko nanone Mojtaba yaramaze imyaka myinshi ari kwisonga mu kugenzura imari, inzego z'umutekano n'imiyoborere y'imbere mu gihugu. Ni mu masaha ya mbere ya nyuma y'igitero, imbuga nkoranyambaga zari zuzuyeho amakuru avuga ko Mojtaba ko yaba yarishwe, nyamara amakuru yemejwe n'abashinzwe ubutasi agaragaza ko yatorotse icyo gitero, ndetse ko ubu ari mu birindiro bikomeye aho ayobora ibikorwa byo gusubiza cyangwa se kwihorera ku bitero bikomeye bikomeje hirya no hino. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bagize umuryango we ko bashobora kuba baraguye muri ibyo bitero. Twarabyumvise ko umugore wa Ayatollah ko yaguye muri ibyo bitero, twumvise umukobwa we n'abandi benshi, ariko nta gihamya cyemeza urupfu rw'uyu Mojtaba. Ibitero byagabwe i Tehran byari bigamije gusenya ubuyobozi bukuru bwa Iran, cyane cyane IRGC n'ibigo bya misile. Abasesenguzi benshi baravuga ko Amerika na Israel bafite gahunda yo guca intege burundu IRGC, gusenya ubushobozi bwa Iran bwo kurasa misile ndende, yewe rero no guhindura imiterere y'ubutegetsi bwa Kisilamu. Gusa kuzamuka kwa Mojtaba bishobora gutuma Iran irushaho gukaza umurego, aho kugira ngo babice intege ahanini bigendanye nuko abamuzi bemeza ko amatwara n'ubundi arazishyigikiye, kandi nawe ngari kwisonga mu gukomeza gushyigikira leta ya Kisilamu, ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel batifuza. Mojtaba kuba yaba umuyobozi w'ikirenga bishobora gutuma habaho ibintu bikurikira. Icyambere hari gukaza umurego w'igisirikare. Kubera inkunga ya IRGC, Iran ishobora gukomeza gahunda yo gusubiza ibitero no kwagura ibikorwa byayo mu kirere, ndetse na gahunda zayo zo gukomeza kubaka intwaro karabutaka zigakomeza. Hari imyigaragambyo y'imbere mu gihugu, abaturage bamwe bashobora kutemera gusimburwa ku butegetsi mu buryo busa n'ubwo bwa cyami cyangwa se mu buryo busa naho nta mavugurura afatika arimo, ariko abandi benshi nabo bashobora gukomeza kumushyigikira, ibishobora gukomeza kuzamura imvururu imbere mu gihugu. Israel na Amerika bamaze gutakaza abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho byinshi muri iyi ntambara, ariko nanone bakavuga ko icyo barwanira batarakigeraho. Bashobora rero n'ubundi gukomeza iyi ntambara bavuga ko n'ubundi ari byo batakaje, bagomba kurangiza iyi ntambara ari uko bagejeje ibihugu byabo cyangwa se nabo ubwabo bageze ku byifuzo byabo byo guhindura ubutegetsi mu buryo bwa burundu, bityo nawe akaba yasiga ubuzima muri iyi ntambara. Urupfu rwari Khamenei ni impanuka ikomeye cyane, yego yabaye mu gihugu cya Iran, ariko nanone bishobora kuba byaratumye uyu muhungu we afata ubutegetsi. Ariko nanone impinduka zishobora kubaho, zishobora kujyana no guhindura uburinganire bw'imbaraga mu burasirazuba bwo hagati, kuzamura ibiciro bya petroli ku rwego rw'isi, ahanini bijyanye n'uko intambara yafata igihe kirekire, yewe rero no kugarura ibihugu byinshi mu ntambara yeruye. Ugahunda ashaka kwibanda cyane ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati.
Yego, Iran iri mu bihe bikomeye cyane mu mateka yayo ya vuba. Urupfu rwa Ali Khamenei rufunguye igice gishya, ariko nanone ntabwo twavuga ko ari igice cy'amahoro kubera ko abo batangije intambara n'ubundi ntabwo bifuza ubwo butegetsi. Izamuka rya Mojtaba Khamenei rishobora kuba intangiriro y'indi ntambara yeruye hagati ya Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu gihe hari gahunda igaragara yo gukuraho cyangwa se guca intege ubutegetsi bwa Kisilamu. Icyakora cyo amateka agaragaza ko impinduka nk'izi ngizi ko zishobora no kubyara ibisubizo bitari byitezwe, haba mu gushimangira ubutegetsi, haba no mu gutangiza impinduka z'imbere mu gihugu. Isi yose kuri ubu ngubu ikomeje kwerekeza amaso mu burasirazuba bwo hagati. Akarere kose biragaragara neza ko karimo gusenyuka, kandi Iran yinjiye mu gice kindi gishya aho ishobora guhindura isura yayo ya politiki mpuzamahanga mu myaka iri imbere udasize n'igisirikare. Ni amakuru dukomeza gukurikiranira hafi kandi tugakomeza kugenda tuba-updatinga umunota ku wundi ku bijyanye n'ayo makuru. Hanyuma rero twabigarutseho, wenda nanabiseguraho ko iyi nkuru itaza kugaruka ku makuru menshi cyane, iyo turaza kwitegura mu masaha ari imbere, amasaha amaze kuba menshi. Gusa igihari kuri ubu ngubu navuga ko ari impaka zikomeje kugenda zicicikana hirya no hino. Niyo mpamvu izo mpaka tugiye kuzifata uko ziri, ariko nanone tukumva icyo bisobanuye. Byanze bikunze mu masaha ari imbere turaza kumenya ko inkuru imwe muri izo ngizo ko yabaye ukuri, nawe uraza gusobanukirwa neza icyo bisobanuye. Nk'ubwo ngubwo ni mu nkuru zatangajwe n'igisirikare cya IDF ndetse bigatangazwa n'ibinyamakuru birimo Times of Israel, Jerusalem Post ndetse na Newsweek, byose nibyo muri Israel. Baravuga ko indege yabo ya F-35 ni indege yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, binabarwa ko ariyo ya mbere ikomeye ku isi ukuyemo zira B1 cyangwa se ziriya ndege tutajya akenshi dutindaho cyane, gusa bibarwa ko ariyo ya mbere mu mateka y'ibisirikare birwanira mu kirere ndetse n'ibikoresho byabo. Abanya-Israel baravuga ko iyo ndege yabo ngo yakoreshejwe irasa indi ndege ya Iran mu kirere cya Iran hejuru y'umurwa mukuru Tehran, dore ko uyu munsi biri bahamisha ibisasu bakoresheje indege. Baravuga ko barashe indege ya Yak 130. Ibi rero biramutse byemejwe mu buryo bwa burundu, yaba ari amateka mu ntambara, kubera ko yabibaye inshuro ya mbere indege ya F-35 ikoreshejwe n'umupilote hanyuma ikarasa indi ndege mu kirere cyangwa se air to air kill. Ni mu mateka y'imirwano kuri iyi si ya none, bwaba ari ubwa mbere bibaye. Ariko nanone nk'uko IDF ibivuga, indege ya F-35 I cyangwa se verisiyo ya F-35 ngirakoreshwa na Israel yageze mu kirengo cya Tehran, maze ngirasa iyo ndege koko. Nubwo nta makuru arambuye n'ubundi Israel nayo igeze itangaza, gusa koko hagaragaye amashusho mu kirere indege ihanuka. Ntabwo haramenyekana neza iyo ndege ngo ni yihe. Icyakora cyo bitangazamakuru byo muri Iran nabyo biravuga ko ahubwo ubwirinzi bwabo ngo bwahanuye iyo ndege ya F-35 ni mu bitero uyu munsi byire bibagabwaho ku murwa mukuru Tehran. Biramutse rero nabyo ari byo koko, iyi ndege Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ariyo ndege ya mbere ifite amaradari, ifite ibikoresho byose bishoboka ku buryo nta cyayikoraho, nabyo rero byaba bigaragaye neza ko nta kidashoboka, ndetse byaba binagaragaye ko byinshi mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza ko ari ibinyoma, kubera ko ubundi indege bivugwa ko nta wayihanura, nta wayikoraho. Niba rero nabyo koko bije kwemezwa, turakomeza gukurikirana ibyo nabyo rero bibayeho mu mateka ko indege nk'iyo ngiyo yaba yahanuwe n'ubundi n'igisirikare cyo kuri iyi si, ni mu gihe bavuga ko nta gisirikare kuri iyi si cyayihanura. Amakuru ataremezwa, ni mu gihe amakuru akomeje guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye bya buri ruhande. Haracyari urujijo rukomeye. Ese koko Tehran yahanuye F-35? Ese koko F-35 yahanuye indi ndege mu kirere? Ni amakuru kuri ubu ngubu tugikomeje gukurikirana kugira ngo tuze kubemeza neza mu nkuru zacu zikurikira icyabaye. Muri rusange haranavugwamo inyanja y'Abahinde, ngo ko iyo ndege ari ishobora kuba yahanutse, ariko nanone twakomeje kugenzura, turanacyakomeje kugenzura kugira ngo tumenye niba koko inyanja y'Abahinde ihuzwa n'iki gikorwa. Niba koko rero F-35 yarashe iyo ndege, turaza kubimenya mu masaha ari imbere. Niba F-35 yahanuwe, nabyo turaza kubikurikirana. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mu nkuru yacu itaha n'ubundi turaza kuba-updatinga nk'uko bisanzwe. Ahantu uko nashakaga kugaruka kuri iyi nkuru y'umuhungu wasimbuye se, kandi nyamara ibyo ngibyo ari byo Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batifuza.